Marshall ashobora kuba ugiye muri business navuga ko music ntago birimo ariko it's better ko yagaruka niba ari kureba ikiganiro arakumbuwe gahunda ni amafaranga niba mutari kubona Marshall niba ushaka kurongora uzarongora umukobwa wiriye so mu gihe yari yagiye i Rusizi muri tour yo kwamamaza abakandida yaje kudusuhuza yasuhuje abaturage aravuga ngo mwazukire ni nko kuvuga ngo aza gukomerezaho kandi kajambo enyanya enyanya yavuze ati enyanya abenshi barababaye kuko yari afite abafana benshi ku nkombo bamukundaga cyane bakurikiranaga ibiganiro byiwe. Yes, kubarimo kurikirana Big Town TV mumeze gute ndakeka ko mumeze fresh kabisa kakanya tukaba turi kumwe kuri Big Town TV ni kwa kundi dusanzwe tubikora buri munsi twongeye twagarukanye Rukuta n'umuhanzi uturuka ukomoka hariya ku nkombo akaba yongeye yaje Kigali atuzaniye n'ibikorwa n'umuhanzi mu bahanzi baciya cyane baririmba za ndirimbo zo ku nkombo mahavu bakoresha ururimi rwabo abantu benshi bajya bambaza se hari naho ni mu Rwanda ibisubizo araza kuduhereza. Rukuta, welcome to Big Town TV. Umeze gute? Yeah, I'm good. Imfezi vasi ngo kome vasi no bundayigaga vasta naliwe mwenyu bintu bye mwejo nyono bangwara nka lasta ece kibuga nyono cyilimo moderero bugamo murinje bilimo cyilimo aminyono wogalukiri narurire ntebe mwabule milimo ece kibuga nyono cyilimo moderero bugamo murinje bilimo cyilimo aminyono wogalukiri narurire ntebe mwabule milimo washubisha la chose ko ibintu byani byosh aklonzo nyirike bosi sama ngombo yagerere hosh washubisha la chose ko ibintu byani byosh aklonzo nyirike bosi sama ngombo kripa Rukuta ushoko wanadututsemo angaho nago twabyumvisha nago naho nyamanyosh nebeki no kuvuga ngo ibi bintu byani byosh ibintu ndi gukora byose ni ibyanjye byoshi ni byose okay yeah so amakuru yahariye ku nkombo na yahe amakuru ni meza what is trending there amakuru ni meza tunashukuru Mwenyezi Mungu tuvuye mu bihe byo kwamaza umukandida wacu wa FPR His Excellency Paul Kagame ubu twamaze no kumutora nibyo twaduhugiyemo bari nabo ngo tumeze neza turi kurya ku mafi n'amasambaza turaryoshye nice kabisa hariya ku nkombo ni hafi cyane ya Rusizi yego Rusizi ari usubiye inyuma gatoya hari umugore witwa Dori Mbogo ego za Nyamasheke Nyamasheke ari rest in peace yes abantu bo ku nkombo amakuru ye mwayakiriye gute nk'umuturanyi wanyu amakuru yiwe byaratubabaje cyane byaratubabaje kumva inkuru y'incamugongo nkiriya umwana w'umukobwa waruri mu nzira yo kwirwanaho yubaka profile yiwe yaramaze kugira ibigwi bimwe na bimwe yubaka muri showbiz nyarwanda noneho ari n'umuturanyi ari umuntu tugenderana bya hafi byaratubabaje cyane gusa twamusabira iruko ridashira ku Mana amakuru bayakiriye gute hari benshi atari wowe in personal abenshi barababaye kuko yari afite abafana benshi ku nkombo bamukundaga cyane bakurikiranaga ibiganiro byiwe urebye muri rusange abantu bose bashenguwe n'urupfu rwiwe. Okay ese ku nkombo hariya araborozi n'abahinzi cyangwa nukuroba amafi gusa tubuzima bugakomeza urebye hari ubworozi ubuhinzi bwo ni gake ariko ibirimo yini nukuroba ibyo bashamo imbaraga cyane nukuroba kuko n'abantu batuye mu kiyaga cya Kivu. Hari umuntu umwe yarambwiye ngo hari stories za danger ku nkombo uzakurikirane neza cyane muri culture yo ku nkombo iyo bagiye gushaka umugore babigenza gute iyo bagiye gushaka umugore
bose nigeze nshakaho ariko nk'umusani nyine ugomba kuba ukurikirana hafi cyane amakuru nk'aya ngayo, hari ibintu byinshi uzi nk'akavukiro ku Nkombo. Yamani, iyo bagiye gushaka ngira ngo usibye kera niba byari bitandukanye na culture isanzwe yo mu Rwanda, ariko ubu ngubu bisigaye ari bimwe habaho kurambagiza umukobwa bagateretana, ni nk'ibisanzwe, ni nk'ibyina hakurya gusaba ibiki byose ni system imwe. Ni system imwe, ariko indirimbo tuvuge like kuvugira inka. Kuvugira inka bavuga mu kirimi cy'iwacu, n'indirimbo bakoresha n'iz'iwacu, cyane ko n'indirimbo nazanye uyu munsi wa none ni y'ibirori byo mu makwe. Ni indirimbo nka ziriya tuba twiririmbira, ni ugucinya umudiho kabisa. Ni akahe karirimbo kari famous cyane mu gihe cyo gusohora umugeni hariya ku Nkombo? Mu gihe cyo gusohora umugeni akunda gukoresha iyitwa umwana kwira cyangwa umwana nuna. Umwana kwira we ayeye ahe, umwana kwira we ayeye, umwana kwira. Baba baririmba ngo umwana araryoha. Umwana araryoha, right. Ntago ari ukuryoha ibyo utekereje. Nje natekereje gute se we? Ari nini bajya baririmba ngo akasi we, akasi kagwereke kamalire, akasi we, akasi kagwereke kamalire. ngo baririmba ngo akazi gafite icyo kamaze, ko urumva n'imborereza umwana agakura akiga akabona akazi, ko kazi niko kaba kagiye kumufasha gushinga urugo ndetse n'izindi gahunda zose abagiye gukomeza zo mu rugo rwiwe. So niyo mpamvu baririmba iyo ndirimbo, cyangwa umwana kwira cyangwa umwana nuna, umwana araryoha, no ngo kwinjoyinga ikirori cy'umwana biraryoha, nicyo baba bashatse kuvuga. Right. Ni ihe mico y'abakobwa bo ku Nkombo? Imico y'abakobwa bo ku Nkombo, nk'umuntu ushaka kujya guteretayo. Imico y'abakobwa bo ku Nkombo ntabwo itandukanye kure cyane n'iy'ahandi, ariko bo ni abantu bakunda gukora cyane. Ariko iratandukanye n'iy'abakobwa b'i Kigali. So bo bakunda umurimo paraporo n'abandi. Umukobwa w'i Kigali akunda, reka nkubwire kwanza, umukobwa w'i Kigali akunda iPhone, akunda imodoka, akunda shopping, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So ku Nkombo ho biba bimeze gute? Umukobwa wo ku Nkombo mbere na mbere akunda umurimo, iyo afite icyo gukora biramushimisha. Ikindi ibyo bya shopping n'ibiki byose ntabwo bajya babijyamo cyane. Gusohoka kwacu nyine twe tujya ku mazi, iyo mujyanye ku mazi mukajya koga mukajya koga, iyo niyo outing ya danje. Ni outing ya danje. Ikindi ni ukumwambukana wenda bakamujyana nk'ikamembe. Kamembe urahazi? Ni umujyi wa Rusizi. Iyo mugiye niyo mushobora gukora izo zindi gahunda zose za shopping n'ibiki, ariko hariya baba bari busy mu mirimo. Okay. Right. Nice cyane. Sawa, so hari utuntu ngo twatrendinze cyane muri iyi minsi two ku Nkombo, ebu tukubite story kwanza, cyane mu gihe cy'amatora na even after. Mu gihe cy'amatora ari ijambo umukuru w'igihugu yakoresheje ryariya ku Nkombo, His Excellency Paul Kagame. So ndamushimira kuko ibikorwa yadukoreye hariya ku Nkombo, yaduhaye ubwato budufasha muri transport. So mu gihe yari yagiye i Rusizi muri tour yo kwamamaza abakandida, yaje kudusuhuza, yasuhuje abaturage, aravuga ngo mwazukire ni nko kuvuga ngo mwaramutse. Right? Avuga ati mwaramutse. Then aza gukomerezaho kandi kajambo enyanya. Enyanya yavuze ati enyanya
ngo hejuru ariko bavuga ati bamanika amaboko hejuru enyanya turi hejuru cyane mazukire enyanya turi hejuru cyane FPR turi hejuru cyane nakandi utundi two ni twinshi hari mwalegerere ni mwiriwe kukubaza amakuru yawe bimeze bite gurebili ngusima ndagukunda ingusima bwenene ndagukunda cyane ushaka guteta umukobwa wo ku nkombo injuga wamufatisha nyine nizo ngizo ngusima bwenene ubwo nuramuko yageze uzakibuke kabisa ingusima bwenene right ndagukunda cyane Kigali usigaye uhakunda cyane ubu ngubu destination ni Kigali cyangwa the living life y'ubuzima bwa buri munsi ni Kigali cyangwa uracyari ku nkombo ku nkombo ntabwo twahava ko ni ku Gicumbi ariko Kigali nsigaye namatembera cyane ko mbafite na business afite business ifite inzu nafunguye inzu y'imideri Kacyiru ni fashion house yitwa Lukuta ni brand yitwa Lukuta ikora imyenda ya made in Rwanda naguke nambaye byose ninjye uba wiyambitse byakorewe iwacu so dukora design zose zitandukanye tuzikoreye hano zikorewe hano mu Rwanda no muri fabric zacu so turebe kuri iyo logo iyo t-shirt wambaye ndabona ni Lukuta right ariko ndabona umuvi w'umuzungu ari kumwe n'akana gashokora kanyafrika bari kuroba amafi right uyu nguyu ni papa ni umusaza uyu ni njyewe urumva ni aha twari turi mu bwato aya ngaya ni amazi ni waves kwa kundi umurabuza mu mazi so ni logo ifite story ari nayo mpamvu twayitiriye brand Lukuta ni izina rya Vie ni family name so niyo mpamvu twayitiriye umusaza hano yari ari kunyigisha kuroba ni story ya kera dukira abana urumva life yo ku nkombo umwana iyo turi mu biruhuko baba bagutoza kuroba nta kandi kazi kaba gahari urumva umusaza kujyana ku mazi mukajyana kuroba hano yari ari kunyigisha kuroba rero umunsi umwe haza kuzamo waves mu mazi turarohama turohamye rero yakomeje ambwira ijambo rimwe ti Lukuta ruguma ruhajegera umufuko ngo Lukuta ruvuma rugomere mushyo Lukuta ruguma rurajegera umufuko ukane niyoga mwana wani ogereshi uno buzima bwawe wakomeza no mu bindi bisobanura yakomeje kumbwira ati Lukuta n'urufaranga man biba kuri makoto mu Kiswahili urufaranga rumwe ntago rusakuza iyo ruri mu mufuka nibyo ari kumbwira urufaranga rumwe ntago rusakuza iyo ruri mu mufuka so ugomba guhasoringa ugwana no kugira gute no gushaka amafaranga kuko twaje kumenya ko agaciro k'umuntu muri societe twese turabizi ni power bafite muri umufuka power bafite mu mufuka niyo bagwa muri societe so yakomeza ambwira tugomba gufightinga mpaka ugeze musozi kuko ibi bintu uzabikora mpaka kandi ugomba gusetinga muri mind yawe gukura uzi ko ugomba guhasoringa mpaka ubonye amafaranga umva banoje gushaka amafaranga kuva kera so uri umuhigi kuva kera so mwaje kuvamo gute mu mazi we na papa wawe umurabo waje gukomeza aje kuntwara ku mugongo aranyogana
nkomeza nyogana angeza imusozi, ariko icyo gihe umuraga twarawusize. Umuraga twarawusize, twe turoga nyine twogana n'ubwato tugera imusozi, ariko icyo gihe inda yanjye yari yabyimbye. Iyo uri koga hari ukuntu iyo mwarohamye uba uri kunywa amazi, ubundi iyo warohamye ubundi ikintu cya mbere bahita bapompa bakagukandagiraho kugira amazi agusohokemo. Iyo uri koga rero uba uri kunywa amazi, ugera umusozi nyine nawe urabyumva tu. Okay, so nice cyane. So Lukuta ufite indirimbo nshyashya ikaba imaze gusohoka, wadusobanurira gato ukatubwira ibyayo maze n'izindi gahunda zigakomeza. So umunsi wa none nazanye indirimbo nshya yitwa Umudindiri. Umudindiri biri mu kirimi cy'amavu, ni injyana twakoze kuva kera yitwa Sama, Sama Nkombo style. Injyana yacu, ariko usibye ko twagiye tubona abantu benshi bayitiriye ngo amafro n'ibiki, ba bintu bya afro gako ubundi byahereye ku nkombo. Uze kujya kuri Instagram y'umuntu witwa Makembe, Mike Makembe, hari ama interview yagiye akoresha babasamyi bo ku nkombo ya kera, ariko nabo ba Element bataraza, sinzi iyo babaga, urumva bari bakiri abana. Mike Makembe ni umuntu wagiye ukora research cyane ku muziki wo ku nkombo, yageze ku nkombo cyane bishoboka, na biriya bicurangisho byacu warabizi. So yakoreye research nyinshi kuri music yaho, ariko kubera ko abantu ntago abantu ntago babyumvaga, ugatsa abantu nabo kubirwa bafite imico yabo utamenya, bagateye ahuzo. Ariko umuniga we yakomeje gupushinga akazana nk'uturi code dutoya yafashe abana bo ku nkombo cyangwa abasamyi, akaza akaducura amabit akapostinga kuri Instagram yiwe. N'ubu ngubu ugiye wareba turahari ibyo yagiye afata abasamyi bo ku nkombo, abana bo ku nkombo, kandi biri muri iriya njyana ya afro, bise ngo ni afro gako, simbizi ko babyise, gusa twebwe yitwa Sama ko iva ku mbyino zacu zo gusama. So niyo njyana zanye uyu munsi wa none nk'ubusanzwe iyo dusanzwe dukora, yitwa Sama Nkombo style. Irimo ibicurangisho bya gakondo bya nkombo, nibyo bagiye bafata rero bakabimodifiya bakavangamo modern, bakavuga ngo ni afro, ngo ni afro gako, ngo bakabyita ibindi bizina utamenya. Gusa twebwe dukomeye ku njyana yacu, ni culture hariya ku nkombo. Dukoresha umunahi, agasayo, efirimbi, engoma, ebijerekani, ni ibicurangisho byinshi tuba dufite. Ibyo bicurangisho kubicuranga na live rwose bigacura umuziki mwiza, bitagombere kugera muri studio. Ibyo numvishe ni bike, ngo ni injerekani, ifirimbi, ingoma, agasayo hari ikiboro baba bafite bagenda bacuranga bameze nk'aho bari kugishima like this. Nicyo bita agasayo. Ni ibicurangisho byinshi bihari, hari gobi, hari utuntu abana bajya bakora mu dukombe bacurangisha umunwa, tugakora music. Ari nyine ni ibintu biri culture ukuntu. So uyu munsi twazanye Umudindiri, bishatse kuvuga ducinye umudiho cyangwa ikinimba. Turirimba Mushura Umudindiri mu ngwaso kubuya bo mwana, Mushura Umudindiri mu ngwaso kubuya bo mwana, Shura Umudindiri mu ngwaso kubuya bo mwana, Shura Umudindiri mu ngwaso kubuya bo mwana, Chingola na rambo kubuya bo mwana, Munyerewe chingola na rambo kubuya bo mwana, Chingola na rambo kubuya bo mwana, Munyere mwinja na simire, Talolu siku na lingire, Kwe famiye zikuyimpire, Nanubwani na kuzinira, Chibuli chibuli chibule, Nyono na shara chibula, Chibuli 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 nyama zalo mwana kwira, Chibuli chibuli chibule, Nyono na shara chibula,
Chibuli 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 nyama zalo mwana kwili liguma kabiri namanuka namanuka liguma gasharu naguruka naguruka je nekuyuhira minji inyinji ko biyinji laramero mubehe nolesha umwene yindi kudembeso mu minji guregero mushonzi ya lu. Okay. Yeah, man. Nice cyane. So iyi ndirimbo isobanura iki? Indirimbo yo kwinjoyinga cyangwa ko ni yasama no kubyina. Mari kuririmba ngo tukinye umudiho cyangwa turye sho mumfashe kuririmbira ubukwe bw'umwana cyangwa kwinjoyinga ibirori by'umwana. Yeah. Okay. Ngariyo main topic yayo. Okay. Okay. Nice cyane. Like izi ndirimbo zo kungo watubwiye gatoya story ya music yo kunkombo yakozwe na mugabo arya witwa nde? Mike Makembe. Mike Makembe. Nawe ni from kunkombo? Oya? Nuko we yazagayo muri research. We akora research ya music ahantu hagiye atandukanye mu byaro. Okay. Nwahe? Sosuwi na Kigali sinzi aho avuka. Yeah. Ariko ari na Kigali. Okay. Gusa sinzi aho avuka. Nice, tuza gushakisha turebe. Yeah. So kunkombo musho ko mufite talent cyane yo kuririmba. Muri culture y'abantu bo kunkombo n'abahanzi cyane. Cyane rwose. Okay. So we waje kubi designing ukuntu bizana in a modern way? Yeah. Hari hasanzwe hari iyo bita Sama Nkombo style. Ni nayo Marishari yaririmbaga. Iyo ni culture pure. Sasa wavuze Marishari na isingira ubwo. Marishari se yagiye kweli. Yaje mu kugurisha ibibanza gusa n'amazu n'ibiki byose amahavu music yarayikatiye. Marishari ashobora kuba ugiye muri business. Ugiye muri business navuga ko music ntago birimo. Ntago ari muri music nowadays awugiye muri business yiwe. Ariko it's better ko yagaruka niba ari kureba ikiganiro arakumbuwe. Nagaruke muri music yongerehe abantu ibyishimo. Ko nawe arakunzwe cyane yari ya kunkombo. Nanjye namukundaga kandi bana yarazi kuririmba tu. Usibye ko izina Rukuta iri kuza ari ba big. Kurusha Marishari Ojeku. Urumva kubera igihe amaze adakora. Igihe amaze adakora gusa indirimbo ze zirahari barazumva ariko ukumva ko ni za kera kandi abantu baba bakeneye kumva ibintu bishya. Baba bakeneye kubahora bari update ku tundi tuntu dushya. So noneho akarusho k'ijyanjye nabizanye ari modern. We yaririmbaga pure culture ariko nge ni gakondo navanzemo modern. Nibuza kumva indirimbo turaza kuyipininga hasi ku kiganiro. Abari buze kumva barumva ko harimo amapiano akagarukamo ya gakondo yacu. Kabijya kajya kumera nk'inkongomani ku buryo umuntu wese yayivibinga bari Kigali, South Africa, Nigeria, ahantu hose ku isi bashobora kuyivibinga. Okay. Right. Nice cyane. So tunakomeza reka mbibutse ko iyo ndirimbo iri hanze harya yitwa Umudindiri. Mugerageze kudiginga n'izi ndirimbo zo hirya hakurya bita ku nkombo. Muzidiginge maze muze kutubwira afite indirimbo nziza by the way nayumvishe. So namwe muze kudiginga and then comment zanyu zirakenewe. Harya Rukuta ni everything channel ibiciye ahantu hose ba. Eka dusabe abantu bakurikiye Big Town TV gukora subscribe kuri Rukuta Official ni YouTube channel yanjye. Rukuta Waliha Instagram, TikTok ni Rukuta. Abashaka ibijyanye na fashions baraza kwandika kuri Instagram ya Rukuta Collection. Ariho uri buze gusanga ya mideli yacu dukora muri Rukuta House brand. So iyi Rukuta House brand yo imeze gute? Ni uko nari nabivuze ni inzu y'imideli iri Kacyiru ifite brand yitwa Rukuta. Dukora fashions zitandukanye twambika abantu bose batandukanye dukora made in Rwanda. Ni nk'iyo myenda wambaye?
hari n'indi ntabwo ari ngombwa iyi none nambaye ndavuga sample niyo ngiyo wambaye iyi nayo yakoreweyo urabona ko iyi ngiyi ari abasani ariko hari abantu bashaka kwambara ibintu biri classic suit amashati meza ya made in Rwanda amapenti meza ama-t-shirt byose biba bihari yego amakanzu ibintu by'abageni byose biba bihari muri Lukuta collection. Yeah. So naribi kabisa abakeneye iyo myenda iyo myambarire ya Lukuta collection nabo banagucontacting and then everything is okay. Hari ikindi warenzaho nje ndashaka ko tite dusoza. Icyo narenzaho nuko ba supportinga social media zacu uko nazivuze nibagende baduflowing bashiyikira impano zacu bagende bapushinga indirimbo yasohotse turashaka kureba feedback zabo nimba umuziki wa hariya koko wakora akantu harya umusani urenze hariya ninde ubungubu umusani urenze so hari undi ubwo si Lukuta uravuga Rusizi yose Rusizi yose si ubwo ninde simbibuka sinjya mbamenya ariko ubwo urumva abasani ni benshi ariko ari Banopuja Element nawe niyo ngiyo Nupja Banopuja Baniki ni benshi abandi sinjya mbibuka ntabwo ujye wibuka wowe wibuka cyane ni Lukuta Lukuta kuko niwe ufite umwihariko niyo mba nibuka niwe tuza mu mutwe wenda haza n'abantu Puja kubera ko bafiteyo n'ibikorwa right. Okay. Ngo abantu bava iyo ngiyo bazi gushaka inoti ngo mu noti nta mikino gahunda nta mafaranga niyo mpamvu utari kubona amayishari ngo ku kintu cyitwa inoti ifaranga nta mikino nimba ushaka kurongora uzarongora umukobwa wiriye kubera iki kubera ko urumva n'abantu bazi gukora bazi gushaka amafaranga kandi abantu bagira keya bagira keya simbese nabyo tuzabikora research. Thank you so much. Turi kumwe na Lukuta here in the Big Town TV. Lukuta tubwiye byinshi ava ku nkombo ari ariko no muhanzi akora arya iriya style yitwa gute Sama ni ukora ariko sometimes ujye ubivanga na drill urumva iyo hajemo drill tiba Sama drill dufite Sama drill tukajyana Sama Nkombo style ushize nari nazanye drill I guess so ubu ngubu ni Sama. Thank you. Urakoze cyane. Until next time, my name is Bakti in Big Town TV. Chugomba gukora no gukanda subscribe and then everything is gonna be okay. Until next time, ciao ciao.